dore diru hamwe na Sony Education. Sony Education ibazaniye diru nziza abifuza kwiga imahanga yaba bachelors, masters cyangwa se PhD, abifuza gukora, gutembera ndetse no gusura, mwese muhawe ikaze. Si ibyo gusa kandi Sony Education tubafasha kubukinga amahoteli, tukabakatishiriza amatike y'indege ku giciro cyiza. Mwadusura kuri ofisi yacu ku muhanda KN 70 mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Nyarugenge Town Building Center muri etaje ya 2. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 81 67 28 46 cyangwa se 07 86 54 84 08. Icyo nakubwiye cyo nta gahunda nifitanye nawe kandi ukomeza kumforce ikintu nashaka. Niba uzi ko nta modoka umpaye mbwira amakuru ukanatahira. Iki kibazo cy'imodoka umaze kugisobanurira sibyo? Ko umaze kugisobanurira icyo twumvise usubira mu gihe kuzana none. Mbega icyo kikuzanye ni ukumbwira ko ugiye kugenda. Umushaka umutwe na tatisoni tuvugisha ukuri. Umugenda ashaka imodoka miliyoni 18 nyina kugura imodoka y'ibihumbi 20 by'amadolari sibyo? Ndakugura imodoka y'ibihumbi 20 by'amadolari uko cyumva kintu sibyo? Urumva ihagaze miliyoni hafi 30 z'amanyarwanda, hafi byikubye kabiri niyo washakaga sibyo? Sibyo ndibyo washakaga, ariko se nawe mbwiza ukuri sibyo? Difashe mvuye United States of America sibyo? Nawe ibaze guturuka United States of America sibyo? Urabizi tuba dufite abacama, mfite abashuti nyine babyumva sibyo? Mbabwiye ko nje kureba umukunzi wanjye sibyo? Asumba byanga bikunze bazambaza se mwarabonanye sibyo? Se nimba mwarabonanye byagenze gutse kandi gifashe gutse babizi. Ya mangara Elise umeze ute? Namahoro. Namahoro mugabo. Wallahi wakibara. Ya. Ese sha wabaye mu ministry mwa? Oya ntago ari kuba umuministiri. Ngiye ncuruza amazu ibibanza bameze neza kabisa. Wowe se amakuru yawe duherukana uri muri gereza? Muhungu rero kaba motari hanjye ubu ndimo ndasa nk'ugatangira fresh ariko nanjye ni neza. Sibyo ibintu by'amabuna abandangaza ariko ngenda cyari muhungu amuze aho birumvikana. None se dosiye yawe bimeze bite? Waje gute byagenze gute? Dosiye bwoko ki? Si meruka baragufunze nawe nk'abandi se twaganiraga muri gereza? Twaraganiraga ariko nyine ahubwo urumva niba unsanze hanze kuvuga ngo twarafunguwe sibyo bisobanuye se? Ariko wibuke ko wafunguwe mbere yanjye. Nafunguwe mbere yawe ariko nta byaha danje da, nawe dore urahari ngenda shima Imana ahubwo ukuntu isi mbana kabosi shamenya wari ufite iwanyu mwana bameze neza. Wapi ntago ari ukuvuga ngo twafite iwacu ngo dufite iwacu bameze neza. Urumva ngiye nkora business yanjye ni ugucuruza amazu ibibanza ibindi bikagenda neza rwose. Ahubwo uvuga ngo ni ya mitwe yanjye nageze hano hanze ndayibatekerera fata birangira mbaye umukiti. Reka rero nkubwire kubera ukuntu twaganiraga iriya dosiye yawe numvaga iremereye, nawe mbwira ukuntu wowe wagize gutya
kubera urumogi rwinshi wanywaga rukubana rwinshi doze yo hejuru ku kigero cyo hejuru barangije bajya kumva ngo wafashe umwana w'abandi ku ngufu umwana w'umuturanyi baba baragucakiye suko bagufunze suko dosi yawe imeze gusa ntago ari kubasobanurira ariko se nkanjye urumva icyo kintu uzagifata gute byibuze naragusabye ko twasupeninga na night si wanjye gusabye dukundana kugira ngo ujye muri gutanga hoteli amakuru ndakubwiye ngo ntago ari ngombwa ko nabasobanurira ariko si kubwanjye bakimbaje icyo kintu hari igihe muri kuganira nyine kuganira umuntu akubaza ku mukunzi wagiye kureba ni ibintu bisanzwe ase nkandi hasobanura nagiye uretse gato keza kumva nagiye kureba umukunzi wanjye nkamusanga iwabo tukajya guhurira mu kabari tukajya gura mu hoteli ibyo gusa mu gihe utari wuzuza inshingano zawe zo kunywa imodoka nta hantu nzongera ngiye guhurira nawe kandi n'ibyo nkwisabiye cyonyine banza unyumve keza fasha urugendo rungana gutya urabizi ko nta famiye ngira hano sibyo famiye yanjye yose iri muri Amerika sibyo nje kukureba nk'umukunzi wanjye ndi kugusaba ko dusupeninga night ntabwo uri kubiyumva urumva icyo kintu icyo nakubwira cyo nta kintu ngiye kizamuza nawe utari wama imodoka ko muri kuzaza ahubwo nari gushaka inzozi come on please reset me basi makisi byonyine urajya nkora iki koko babaruze basi muri come on don't touch me please please icara twumvikana uje kurwana nanjye icara twumvikana urana ndimagaze mu byo kurwana koko mbwiza ukuri none ntagaze mu buhe buryo mfa rero ikamubwira twatangiye tuganira neza ariko hano harapfa umuntu guteza nyine banze ngubwira ibyo bintu by'ibidosiye byari ibyo muri gereza kumva hano rero ntago bazi icyamfungishije bazi ibyo nababwiye wumvishe kumva ni ikibenda kukugira banza wumve twebwe umuntu nukuvuga ngo muri gereza urabiza amategeko ya gereza niba warafungiye kwiba isafuriya uzababwira ko wakoraga mu mufuka wabyumvishe ibyo ndabizi ariko nawe nawe waranywaga urumogi ntabwo ugomba kubyigamba hano hanze wanasubirayo reka tuba twararahiye none se iyo hataba imbabazi z'umukuru w'igihugu mba narasohotse ako kantu niko ntabwo ubundi wewe uri kuzapfa uvuyemo hara rwose we kwipfira ukaboreramo ibyo rero umenye ko ari ibya mugabo na Elise nitwe tubizi hano hanze basi ko ndi umumotari kandi ndi umwana wagiriwe nabi wabyumvishe wumbi wari warakatiwe imyaka veni banza wumve bantu wakatiwe veni umukuru w'igihugu ashyiraho imbabazi ufunga 8 hari ikindi ibirenze ibyo rero ntuzongeye kubivuga sibyo genda arengana ariko urimo uragashugurika nyuma yo gufungwa dore nawe usigaye ufite moto agiye mfite inzanga yanguriye akamoto ariko inzanga se ni inzanga oya nuko yari burage ariko urumva yamaye moto ariko ndashaka n'inzu ese uri kubyumva ageze ngo umuntu wakokoreye moto yabaye inzanga da aho ngaho waruvuze nabi ubwenge ariko urabizi ko abantu b'isi yamaye akamoto mbona n'inzu nayimukuraho bigashoboka rero mu minsi iri imbere atari na kera nshobora guhamagara ati ngwino ngurishirize n'iyi nzu kuri busubire muri gereza se nimba ari ibyo urasubirayo mugabo ko utari inshuti yanjye mwana mugabo nasazira ibintu ndi kuba ariko bwabyo ukaba uri kunyengira icyo ndi kubwira bari wicare please listen to me please wambaye wicare I'm so sorry bari wicare please come on hold my hand please come on come to me please come on kwicyumva ibyo byose inshara tuvugana kwicyumva kumva ibyo byose inshara tuvugana niki nagukoreye ntakoze basi niki ntakoze none ugeze kuri level yo kutashaka kunyumva niba mubwiye inshara ukabyanga ukansuzugura wewe wanyumvishe se byibuze icara nyine twumvikana wewe wanyumvishe mbese ndakumva uhagaze listen to me first reka kwiteza babarira wicare
Okay. Hold my hand. Just hold my hand. Come on. Just come here. Oh no, come on! Ugize amahirwe uvuyemo ku mbabazi z'umukuru w'igihugu uti ndashaka n'inzu nyuma yuko bamaye moto. Subira muri gereza. Mbega nibyo ushaka. None niyo nzira. Warangiza ngo ni inshuti yanjye bro. Turi inshuti twabanye muri gereza. Nagira ngo nkumvishe yuko niba ushaka n'inzu nyuma yuko bagwaye moto kandi ugashaka inzu kuzindi imbaraga urashaka gusubira hahandi twari turi. Sawa? Inama nakugira nuko ibyo bintu waba ubyirengagije. Okay. Ntacyo buriya baravuga ngo nta nshuti buri umumaro. Nta nzoga ya nzonyo. Yewe ntacyo. Hari n'umuntu wambwiye ngo no nzonyo zibiya. Kankomeze nandare nawe ukomeze ugurisha amazu. Cyakora utubanza twa 200 tubonye nabwira umukire wanjye yitwa Brian hariya. Hari ukuntu yangenza nkakabona kaboneka. Guhinda kaboneka mu bwo buryo nta kibazo. Ariko ntaya mu komisiyoneri urimo. Mugabo uri inshuti yanjye. Sawa komeza akazi. Nese njya nkusanga yo walaye mu gihe ivumbi ryanyishura imana. Ndi hano hafi ahangaha uzaza tunyarukira hariya nzajya nkutamo nta. Sawa baba nanjye mbwira ngo akazi keza. Akazi ikimotari cyiza. Bite? Niko se madame azi waraye? Aza kubyimbye ko ku buryo ndaza nicaye mu ntebe ntegereje mabuja ngo ataye. Sisi basi banze unyumve amusobanurire ndabizi neza kuri bunyumve. Iki? Sisi njye ntabwo naraye hanze mbishaka. Ntabwo uriya ajya ni diaspora nduzi. Uriya mu diaspora. Kuva yaza sinzi ibintu yaguhaye bituma ubyimbye ijigo. Ntabwo ari we nyumva. Ntabwo naraye hanze mbishaka. Urabizwe nabyo bya mbere bari bwo bwa mbere bimbayeho. Nyine urumva mu mutwe umeze neza, waryamye urasinzira, wumva uri mabuja ku buryo uri butahe igihe ushakiriye, ku buryo urara mu gasozi utavuze. Erewe. Sisi ntabwo naraye hanze mbishaka kandi nta nubwo nanjye nasinziriye. Nandi mu bibazo. Ndi mu bibazo. Ubu Angel mbaye Karyasi wa Keza. Sam, fata gutya abantu. Kinkora mu ntoki ariko wishimye mwana. Nese bimeze bite? Umfase mwana nkurabure. Usigira bimbaye hose. Urabona hano gutya boro bajya badukopuna ubwo bwuma mwana. Hano hepfo gutya. Hafi yawe. Habaye. Nkiyene wa mukire wawe mwana wawe udujya ugwibira kabiremereye mwana wa mukapo. Wa mukapo wawe mwana w'umuboga ari gutya mwana. Umukire wanjye by'imibiraka ukuvuga uweze. Ako mwana ngo ni nkuko wavuga ngo ninde ukubeshije ku isuku ibagirwa nyoko. Nuse ntaguze umuntu ujye gukubita ibirakamani cyangwa modoka arenze mwana bamwita ngo ikimana. Njye nkubaza imbwira izina giye gakuzana amagambo. Nje rero abakiriye badafite ikintu bamariye nkunda kwibagirwa amazina yabo akenshi mwana. Iki? Bamwita ngo ikimana. Maxime se? Oya mani, wa mukoboyi mani gutya nakubwiraga ati baramubomoye mani gutya Brian se? Uwo nguwo mani. Nukuvuga ngo nuza yanzagamo nyibuka ibintu bijya gusa nkaba. Oya. Ariko ndamubonye mahano mukoboyi hano gutya. Uramubonye? Icyakoza siga ameze neza mwana. Abafite bazongererwa bajya babivuga. Wallahi ukuntu ameze. Umurebesheje ijisho.
iki nta muntu si ijisho ryanjye ntuzi ko rikora nk'aho ari atatu. Umuntu ufite ijisho rimwe n'abantu bafite amaso abiri baba batandukanye. Oye njye iryanjye ryaramenyerewe risigaye rikora nk'atatu bro. Ngaho. N'izina ry'Imana Niwe wabonye? Niwe nabonye ma namuyoberwa se ntago ageze hariya ku igaraje tw'izina ntaryiga. Munshushanyirize numve kariho. Urumva reba umukobwa gutya ufite agasatsi kameze gutya yari yambaye gutya aka veste yambaye fresh nyine muremure gutya ujya kubyiwa mukuna ariko atari cyane nyine tu. Wa mukapamani wa ma V8 wiki uduhaga mu modoka ya danje. Ubundi kubyumva. Nase Brian yaje gukira. Shamani ngenda mubonye nyine mita mvuga ate bana ja menya akora tu. Ese inkuru z'ubushize wambwiraga ngo ameze nabagiye gupfa. Nanjye ntyo rero. Ko nanjye mbizi ko yari ameze nabi n'ubu ngo bari amakuru. Nje ntekereza ko man ushaka kuba ari wenda nk'ibintu yari yarapanze man ngo azakwambure. Ndavuga ni ubu ngubu Samu niba abari n'akadeni wa mukire yaramufite ataramwishyura shaka kuba yarahimbye ibintu nk'ibyo kugira ngo ariko ni muzima man mbonye ameze fresh man. Ariko Brian amafaranga afite urambira ngo nta n'igipfuko afite. Nta n'igipfuko afite. Ntago wabonye ari. Ntago yaba ari. Kubera ko ukuntu ngiye w'amakuru nakuru yari ameze. Yavugaga ko ameze nabi kandi ari nawe wamwiboneye. Nyine ngiye urumva ngewe. Sindamubona gusa nabonye amafoto makeya. Ariko ntago yaba ari. Ngiye yarigiye kumera nabi kwanje bishobora kuba atari ko kwabandi. Cyako ngiye nabonaga wallahi nanjye birantunguye sirantenze muciyeho ndavuga ni si bwo bwa mbere bibaye kuva kambere nani isoni akumana yanjye akobwa b'iminsi se base mu mwanya tuvugana. Hari ibintu mbona nyine amabere akikora ntonze ubu nkawe utangiye kurara mu gasozi umuntu atazi ngo waraye he umunsi bakunanguye nkasanga igihimba kimwe hari ikindi hariye nzabwira ngo iki mama nyine nyumva mu mwanya unyumve wumve nibyo narayemo byose basi umwanya dekanye yeba ariko rubanda rurabyara ubu mama yicaye yari azi ngo afite inkumi y'inzobe nawe kubura inzobe biragushuka y'inzobe igitonore cy'uki gisukari majyane asoni sese reka ngusobanurire ufite ukuntu uri kunshaginga nkumva kamera iri kuzamuka muri njye nkumva ndi kubira waraye najyanye na wa mudiaspora turagenda turasohoka. Nyuma yo kugenda mwaraye hehe niho nshaka kumva. Twagiye turasohoka nyine angurira icyo kunywa. Sho mu myaka tumaze tuvukana wari wabona nagukojejeho urushyi na rimwe? Sisi hoya yanja ya oya nabyasisi ibyo kundeshyareye waraye he? Hano ruguru mana ahubwo nuko abakire nyine bafite business nyinshi ushobora kugenda ukahita unamubura ariko twazamuka abantu ukagenda ukanareba nuko ushobora kumubura ukavuga ngo ninjye wakubeshye mana nese kutagiye ku igaraje bimeze bite ngiye ntabwo ngiye ku igaraje uyu munsi waje kugahereza hano uzi ko leta ibigenda iyora abantu nkamwe b'inzererezi mani mudafite ibintu mukora mu muhanda ariko undi ubona ndi inzererezi uri inzererezi ariko nusu wavuga kuko ari iki hano mu muhanda uhagaze gute ni wifuri gukurura se samukunda kwemeraga mwana nk'umuntu w'umukobwa usigaye kurura wifize ibindi Olivier ndakumva babara n'ukuri ntabwo meze neza n'impamvu yatumye najya mu kazi nuko numva uyu munsi ntambaraga mfite sibyo ariko niba ayo makuru uri kuvuga aba yariyo senge kureba Brian ko yaba ari wabo mani gusa nabonaga yitegura nyine mbona ari muri hari nkaho agiye gukora icyo agiye gukomeza mani yari afite ubwenge ubona ari umuntu muzima ku buryo uramutse uhuye n'umuntu mwaganira udafite ubwenge yamenya gushyiramo aka veste mani yazana box wenda mu muhanda ariko yibisemo aka veste ni ikibutsa kana uzi ko Brian cyagiye ushizemo imodoka yiwe nyikora kubera ibintu wese umbwira ntabwo nanamwishyuje kugira ngo menye ko amakuru uvuze ari ukuri reka njye nanjye wonge kumureba mana ariko ntutse kunyita umubeshyi wa gusanga ushobora kugera ugasanga afite igipfuko aranarembye kubera ko kadeni mani none si igipfuko ahise yongera aremba kandi umbwiye ko umubonye ari muzima njye yari muzima n'izina ry'Imana ntago nakubeshya buriya njye ahantu umuntu yakomeretse nubwo yaba umusatsi warongeye kamera waranda muranga mu nyine nanjye ngiye kugenda ngereyo nimubona ari muzima biranshimisha ahita nanyishyura ariko nisanga ibyo uvuze atari byo uranyishyura umwanya ntaye ahubwo sa kuri kaka gahunda nigize kukubwira nyine mani kwa baby wansabaga ibicwa kugira ngo akuremo inda nyine ngiye bice nabitigise inda nyikuramo ariko nsanga ari atwita impanga mani inde yavuyemo nyine havuyemo umwe urumva asigayemo undi so rero urumva narihirinze bro undwanyeho kabisa ariko uri muzima nisi ndi mwivamo gute agasigaramo indi
niko musikari ko muganga yambwiye ariko baby yambwiye Baby ni ndabizi nyine baby wari utwite tu Kegera hino umva nkubwire uri gushwa n'iriya telefone naguhaye niri kukongoza sisi ke uranzurananiye urifata ukarana n'umusore ntabwo twararanye ngiye twasohokanye ke waraye nyine urumva twarasohokanye turasangira ke waraye he kutari kumpa details z'ahantu waraye basi wirakara ngusobanurire Keza uranzurananiye Keza uranzumbaye ikigusha Keza uranzumbaye ke bwa nyuma waraye urumva ngiye twarasohokanye hanyuma turasangira turasangira ke umva kanje kwambara hano ngiye kanje kwiyambara ipantaro ngende n'amaguru kubw'umujinya unteye ntabwo nshaka kugenda n'imodoka ndagenda n'amaguru nduhure mu mutwe wanjye ariko reka ngusobanurire nje nawe turibonanira reka kuna ngusobanurira nise umuganga wamubeshye umugore bene kandi umuganga aziranye nawe urumva giranze kumenyana no kugira ngo hagize n'ikiba batazantwaramo mwana ntago wumva imibare ariko ubwo mise mbibona ko nta nindi umugore wawe yaratwite ahubwo ari kugira ngo gukuremo amafaranga wagiye ari umugore wanjye bari ntago namukoye n'icyo gikorwa kiri kukurya amafaranga nese bakuramo indi imwe bagasigamo indi n'ubutaza ahita kwakayo gukuramo indi ko mwanzi ko kiri buzunge se ngiye yarambwiye ngo yaratwite imanga ngo wavamo umwe ngo wasigayemo undi tu ntujye mu kazi cyane ahubwo kugira ngo ujye umunsi wajya kureba umukobwa mukaganira cyangwa se ukamwifatira ukamujyana kwa muganga ukamupimisha abakobwa ko bajya bafite ibyemezo mwana bikarishye aho kugira ngo njye kumuburanya ahubwo we wagiye kureba umukoboyi wawe umukiranga ubwiye aki ko ameze neza ibyo bicwa ukagira ukuntu nguzaho mwana are nkajya kuvunikira amafaranga yanjye wangiza ukajya kuyatwerera cya gikobwa cyawe gusa ubwo ni ukuyavunikira ukugenda ukishyuza ibyo wakoreye waravunitse byararangiye waramuza nawe oya Samu ndabizi uba ufite ibiceri ntago naguhuza n'indege yanjye ubwo se ejo n'ejo bundi najya nkumva ngo mwasohokanye shabireke Samu ubwenge bwari bwiza ntago naguhuza n'umukobwa wanjye mwana woziranye n'abakapu nkabari erega Samu buriya mpara mu igaraje tukubara nawe mu bakira ejo n'ejo uzadukirana genda byoroshye yego kangiye kureba ko Brian ari mu rugo ariko mbigusubiriremo ndaramuka namusanze y'amafaranga ndi muri Sideni ndahita ndi kwandika so utamusanga yagiye n'iki wamujyana wambwiye ko yakize ameze neza yakize ameze neza mutaraga umugore wawe ibyo kujya n'ubundi mu igaraje byore arebera ko ufite umunsi ako Samu ariko nibura ubuze kunyitaho yenda ako Samu ntago tubanye neza mwana ntago tubanye neza ushaka kungonga meze neza sorry sister meze neza na amahoro kabisa Brian arimo se Brian Brian arimo kabisa okay none nje kose Brian no wazaye meze neza meze neza cyangwa ubwo wanyegera basket he excuse me come on ni Brian ako ufunzemo neza koko yaba Mr. Brian wapfumuye ryari Angel oh cyaza wambaye fresh kabisa wowe wateretsemo nyine akantu ka bon akantu kagafero tuno style tugezweho ku baba baby nyine tu none akujya ushyiraho n'utuntu tw'utu lipstick wari fresh kabisa come on gake Mr. wapfumuye ryari izi ni style zigezweho nyine tu ku bantu especially baba basketeri tu hari ukuntu ubona kana sigashina basket se cyane kuri 3 point no hari uza ama rebound mba mpagaze ni atari kabisa nasi ko tugendereye
akumwe ukuri kw'Imana. Si bro ameze neza. Meze neza. Okay. Ntabwo se uri kumbona guturana ha? Harya Kevin, naguhaye akazi k'iki? kuba manager. Manager abashinzwe iki? Gukontorora abakozi, gukurikirana ko akazi kari kugenda, abakiriya babonye ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya. Mbese muri make nyine ni ukumenya yuko buri muntu wese inshingano ze ari kuzikora. Inshingano ze ari kuzikora. Cyane mabuje. Hanyuma abakiriya baje ejo kuki bagiye batishyuye? Abakiriya baje ejo. Jya sinumva biri mu bintu ushinzwe ku buryo umukiriya aza akagenda atishyuye. Mabuje, excuse me. Okay. Mbabarire ariko reka mbikubwire ngo kuri kuraryana ariko niko kuri. Ahubwo wowe mu akazi wamaye akazi bwoko ki? Kevin, n'ubu ndakubaza. Uri manager. Manager ni wa muntu uba ushinzwe gukontorora ibintu byose by'akabari. Turumvikana? Siniyumvisha ko rero abakiriya bashobora kuza ahubwo no kugira ngo twinjize naye agakwiye kwinjira nkabona turayabuze. Mabuje wikirigo iva. Ubwira umva nafunike. Reka nkubwire. Sibyo? Umakazi twumvikanye ko ndi manager w'akabari kawe. Sibyo? Ntago wigeze umakazi ngo mbwire ngo uri umuseriveri cyangwa uri umusekirite wo ku kabari. Haku juna cishamo nyine nambwira utuntu uti kabisa ndabona umeze fresh. Ndabona umeze neza, ndabona usa neza. Rero nyine tuku buryo ushobora gutuvuga uteko. Wala wanambaye neza. Mr. Brian. Yes. Okay, just bireke. Never mind. Kano kana ariko kareka ko wangamiye. Ko mama yake na mama ufunzemo neza uteye fresh. Yawa Chaza Brian. Si bra ko wahindutse niki cyaguhindura? Okay. Nga base kankubwira icyo nshakubwira. Okay. Mbere yo kurwara waje kundya mu rugo. Nakuguriye mu rugo, okay. Fresh. Ngira ko nkunda. Serious? Nanjye biraguhamagaye. Ibyo nagusubije wabyibuka. Siko nari umuje mubi. Ko niba narakubwiye yuko ngukunda ubwo nawe ushobora kuba randa. Ako ntago mbizi tu wenda ushobora kutumbwira. Okay. Ako nizere ko isunkunda. I think come on. Urabona ukuntu wenyine Brian bando umunyamahoro. I think ko ari umunsi bagukubitiyeho cyangwa abagizi nabi bakugezeho. Cyaze shamu bugita wangize kure. Umutwe n'ubu ngubu uhora umujya buri munsi. Kuvuga ni nk'uwo mukanje nk'ubu ngubu nkamufataho gato. Namwe wallahi namwemeza. Amwemeza kabisa. Ako banzo ndabura tuno tuhere na sasa fresh tuno tubring wallahi tugura $1,000. Mvuko ukuntu abari yataye kabisa. Okay. Ntacyo mbwira ndabona warakaye. No, narakaye nikomeza. Rero ibintu uri kugenda unyegekaho byo kumbwira ngo abakiriya ejo bagiye batishyuye ngo bagiye bagize ikibye ntabwo wakabaye ibibaza ngewe. Wakabaye ibibaza abasekirite n'abasavinze abo bantu. Urumva icyo kibazo Ngeze aho ngaho gake nkubaze. None manager abashinzwe iki? Ntago abashinzwe n'abakozi. Nimba umuntu yasavinze umuntu ukabona ntago yamwishyuje, uba ugomba kumukurikirana. Nimba ari umukozi mubi tukamwirukana. Uri kumbwira ngo naguhaye akazi iyo mbona ko nkeneye yuko umva mabuje nako kwanza Jojo utangiye kunyubaho kumpamagara no mwizina. Umakazi wamaye akazi ku manager. Ntabwo wamaye akazi ko kumbwira ngo mbaye seriveri cyangwa security. Sinumva impamvu ushaka kumura akazi k'aba seriveri n'akaba security ngewe ibyo bintu bimbwira. None ndakubaza ngo manager abashinzwe iki? Ntago abashinzwe ibintu byose byaho ngaho. Birakunaniye se kuyikontorora? Ko numva wabitsimbarayeho cyane. Ikosa ni iryanjye.
umanaginga cyangwa ikosa ni ry'uwo nguwo wasavinze ntiyabishyuza. none nimba yarabasavinze ntabishyuze wowe ushinzwe ikinyuma. Okay, ako keve tubireke Jojo, tubireke sibyo twibitinda. George, ngiye cyangombwa nuko nzabona ukwezi kwanjye kuzuye nkakubwira ati shyira yanjyanga. none se keve mu gihe abakiriya baza ntibishyure kandi bakonsomye urumva ukwezi kuzashira nkakwishyura kandi nta mafaranga nabonye? Ibyo n'ibindi naragusubije ntiwavuga fone yawe ndayihamagara ntiyongera gucamo gusa nagusubije ko nanjye ngukunda. Kumabisi narabishonaga walayi ko mbega ntago wanyanga ndi umujizi w'umwana mwiza ntisa ubwo kumva ko nyine nagusabye urukundo nawe ukabura runyemereye kandi ngiye ko mba ndi imbere cyane kandi ukabona nyine no kuri byose nyibanamo uwa peke nta abandi babiniga tubana ngaho bose baba bikaraze mu tuji n'isundi nta kuntu nyine twabibyaza umusaruro ku buryo njye nta n'undi twajya mu nzu tukareba ukuntu Ni ubuhe buryo? baby girl cyumva nyine tukaba Brian mubiri ku wundi kabisa none reba nyine si unkunda sinaye ndagukunda ese urwo rukundo rugamije iki tujye mu nzu faster undi twitemo sinzi impamvu wowe utari kubona si bro ko usigaye bigize ikirara warigize umuntu udafite disipurine wahinduwe n'iki? ako njye nese ari ikintu kiri mubwiye kwa nkubwiye ngo njye nese dukundana cyangwa ntabwo dukundana birantungura amagambo umbwira njyewe Angel. Okay. Urantamo cyane ntabwo nta muntu tumenye wagwana. So niba nta gahunda ufite nyine ikomereze tu. So nkubwire ngo ko nyine nta kintu ushaka. Nizo twadukundana. Kusigara wabaye mayibobo. Brian ntabwo ndindaye ku buryo wamfata uko ushaka n'undi munsi tazigera ntekereza gutyo wanjije. Hakiza indege zibona zigenda zikaraga ikibuno zikagira ngo wagenda wala wacomoka n'abandi bakaza. Kandi icyo gihe ukwezi ni kuzura nzakubwira ko bitandeba da. Okay. Finally tugushe no kongera reka nkubwire umunyarwandakazi nkaba umunyarwanda ntacyo mfana nawe icyo dupfana ni akazi sibyo Imana ishimwe ko wabimenye. Okay, banzu ntega amatwi njyewe nzangaha naje nkurikiye Brian azambwira ko anjyanye mu kazi ngo kumukire n'ibiki ngira ngo nakaza agiye kunyegurira kanjye nawe no gukorera abandi biragora gusehera umwana utabyaye. Kamubwire Kevin mbabari rubanzu ntega amatwi nyumva sibyo uhora nigiranye nyinshi niyumanganya ndimo ndagufata mu nyongo uzakunda umene ntabwo je bintu nabishobora akira ukuri Jojo ndakubwiza ukuri njyewe ukwezi kwanjye itariki ninjiriye mu kazi nigera ntunyishyura uzahita undi muntu utari njyewe. Ugira amahirwe no kuba twarahujwe na Brian. Kwanza urabizi izo nkuru ntabwo nshaka kuzumva mu matwi yanjye njye nzibeshye mbura amafaranga ku kwezi uzahita ubona undi we so niyo muntu kwinginga mu biki Shaka nkwihanganire ku bwa Brian ariko ubushuti buravuna pe. Abantu bose babaye igigira babaye indaya nta musore muzima ukiri kuri iyi si ubu ni na Brian ahinduke bigenze gute se ko numvishe uvuye ku gipangu cyose witotomba byagenze bite ko zasunyibutse ibuye ubundi reka we nkugarukeho aho twasoreje niho tugiye gutangirira. Waraye madamaze se sinagusobanurira ko utari kunyumva neza ibisazi byanjye birimo birazamuka numva. Waraye okay reka musobanurira
rero cyagihe navuga mu ndashaka ko uvuga neza utadidimanga twubahane uvuga neza utadidimanga sindiyo okay nyine cyagihe navaga mu rugo cyagihe wavaga mu rugo navaga mu rugo okay nasohokanye na Lewis turasohoka pe turasangira noneho ngeze ngo ndatashye yanga ko naha anyambura na telefone yanga ko naha pe ndamwinginga yanga kundekura ndamwinginga kundekura aha none birangije amfata no ku ngufu uravuze yamfashe ku ngufu subiramo neza nshaka kuba ibintu ndi kumva nacanganyije bitewe n'ibyo mbonye mpuye nabyo ngo byagenze gute nyine twarasohotse arangije akamfata ku ngufu iriya mbwa y'umugabo ninyifatanye nimba ndi buyice nimba ndi buyitwike basi simbabarira ntabwo nzongera kuva ke ntarubura umutwe ntarongera kuwurebana nawe mva imbere we si umukobwa ntunze muri iyi nzu ni indaya ubu wabaye indaya mbabara umva imbere mva mu maso ke si wambabariye ko ke mva mu maso wanze kunyumva ke mva mu maso mbabara umve mu maso sishaka kurebana nawe niyo byaba umunota umwe ibi ndabyita ikigo